Ah, mbega ibitotsi. Inshuti bakunzi b'ikiganiro ntayorwa, ikiganiro mukurikira muri benshi, turabashimira uburyo ki mukomeze kudukurikira. Abatari babikora mukande subscribe. Tugiye kubaganiriza ku kintu bita ibitotsi, gusinzira, kuryama se bifitiye akahe kamaro ku mubiri w'umuntu? Ese bimufasha iki? Ese umuntu ataryamye hari icyo yaba? Ese umuntu yaryama ate kugira ngo aruhuke? Ese umuntu yakwibanda kuki? Yakwirinda iki kugira ngo aruhuke neza? Ibyo byose turabigarukaho muri kino kiganiro kugira ngo musobanukirwe. Nk'uko bisanzwe ni Serine ugiye kubikugezaho. Urubuga ni Ntayorwa. Ntabwo rero umenyereye kumbona muri uno mwenda. Uyu mwenda ni uwa nijoro, nubwo ufite imitako itandukanye, ariko ni umwenda wa nijoro, ni pijama. Kuko nashakaga kubaganiza ku kintu kijyanye n'ibitotsi. Akamaro k'ibitotsi ni akahe ku mubiri w'umuntu? Ikintu ugomba kumenya ni uko umuntu ataryamye bikarenga amasaha 72 yatangira kugira ibibazo byo mu mutwe cyane cyane, ndetse ashobora no kugera ku rupfu birenze hejuru y'iminsi 3, hejuru nyine y'ayo masaha 72 bikagera kuri 94. Hejuru yaho umuntu aba afite risike, umuntu aba afite ibibazo byo kugira ibibazo. Tuvuge nk'urugero, akagira ibibazo mu mivugire ye, akaba yakwibagirwa amagambo amwe n'amwe akunda gukoresha mu rurimi rwe. Ikindi kibazo ashobora kugira ni ikibazo kijyanye na hallucination. Hallucination ni ibijyanye no kubona ibintu abandi batari mu kubona, ukabona ibintu bitariho kubera ubwonko nyine butafashe umwanya wo kuruhuka, noneho bugakora ku buryo butari kuri gahunda. Ku muntu rero nanone utaryamye neza ashobora kugira ibibazo bya AVC, aribyo by'umutima. Umutima ukabigira ikibazo, ukaba wahagarara, umuntu akikubita hasi, akagira ibibazo bikomeye, akaba yajya no muri koma cyangwa se mu bumuga iyo itamuhitanye. AVC twabonye ko ari indwara ihitana abantu benshi. Umuntu nanone utaryamye ashobora kugira ibibazo bya irritabilité, ugasanga ni wa muntu udahamye hamwe, cyangwa se akagira agahinda gakabije, akagira stress, akagira depression, kandi akagira ibibazo mu gufata ibyemezo. Izo zose ni za risike zishobora kugera ku muntu ufite ibibazo byo kutaryama, aribyo bita insomnie. Insomnie igashobora kuba umuntu abifitemo uruhare cyangwa se nta ruhare yabigizemo kubera ubuzima bw'umuntu. Umuntu rero akenera kuryama no gusinzira, bya bitotsi bituma aruhuka, babyita sommeil réparateur, mu buzima bwe bwa buri munsi. Ku mwana ku buryo bw'umwihariko, nk'impinja urabizi zirabyuka zikonka akanya gatoya zikongera zikisinzira, hari n'igihe ako kanya ziri ku ibere zitazongera gusinzira. Ibi bituma umuntu abasha gukura. Niko kamaro ko ku muntu ukiri mu kigero gitoya, bituma akura neza, bituma ubwonko buruhuka. Ibitotsi byemerera umuntu kuruhuka, kandi noneho n'imisemburo imwe n'imwe, harimo nk'imisemburo ya melatonine ituma umuntu aruhuka, hari imisemburo ya cortisol, hari imisemburo ya dopamine. Ibi byose biba bikenewe, niho biza gufasha umuntu kuruhuka akamererwa neza, bityo ku munsi ukurikiyeho cyangwa amasaha akurikiyeho akabasha gukora ibindi bikorwa, birimo ibikorwa bisaba gutekereza, imikorere myiza y'ubwonko, nko gufata amakuru
mu mutwe, gutekereza, koruganiza ibintu, ibyo byose bisaba yuko umuntu aba yaruhutse, noneho n'imikorere ye ikaza kuri gahunda. Ibibazo bya paranoya ni ibibazo nyine byo mu mutwe, umuntu agakora nk'umusazi kubera kutaruhuka. Kuruhuka rero ni ibintu by'ingenzi, bifitiye akamaro kanini umubiri w'umuntu. Umuntu akenera kuryama akajya ahantu hiherereye, hatari urusaku, hatari urumuri rwinshi, kandi na pozisiyo nayo ni ngombwa, umuntu akaryama muri pozisiyo nziza, umuntu akajya mu myenda itamuhambiriye, umuntu akaryama afite isuku. Ibi ni ingenzi kubyitaho kugira ngo umuntu aryama neza. Ibijyanye na temperatire nabyo ni ukuvuga ubushyuhe bw'icyumba aryamyemo, nabyo ni ukubyitaho kugira ngo umuntu ataza kugira ibindi bibazo by'ubuzima. Hari ibintu rero ugomba kwirinda cyangwa se kugira akamenyero kugira ngo ujye uryama neza, bya bitotsi bituma uruhuka. Ni ibihe rero? Icya mbere ni gushyiraho gahunda yo kuryama, ukagena nk'amasaha cyangwa se nka gahunda nyine uzajya ukora mbere yo kuryama. Wenda ukavuga uti nzajya mbanza noge, cyangwa se nsome igitabo, ugasoma amapaje angahe, noneho cyangwa se nkumva umuziki, cyangwa se nkumva izindi mesaje zituma nduhuka. Ibyo ngibyo byagufasha kuryama neza. Hari kwirinda kumara umwanya munini kuri ekara, kuri televiziyo, kuri za telefone, bya bindi bikohereza urumuri mu maso yawe. Ibi byose byagufasha kuryama neza. Hari kwirinda kuryama utinze. Umubiri ukenera kuruhuka, ariko bibaye byiza ukaryama hagati ya saa 2 kugeza mu gitondo. Iyo waryamye kare ushobora kubyuka mu gitondo nta kibazo, saa 12 ushobora kuba uri maso. Ukagira gahunda yo kuryama kare, nturyamye nyuma ya saa 6 cyangwa se mu ma saa 6. Bituma nyine hari ibice by'umubiri wawe biba bikeneye kuruhuka, ariko bituma hari ibice by'umubiri wawe biba bikeneye kuruhuka, bigasanga nyine uracyari mu mirimo itandukanye n'ibintu byinshi bitagufasha kuruhuka. Ugiriwe inama yo kuryama uri leje, utambaye ibintu biguhambiriye cyangwa bikuremereye ngo uryame. Tuvuge nk'uwa mwenda w'ijinisi, wo bita ijinisi cyangwa ikoboyi, burya ni umwenda uguhambiriye cyangwa ukuremereye, ni itisi ikomeye cyane, ntabwo ari nziza. Byagushobokera ugashaka umwenda woroshye wisanzuyemo utaguhambiriye, byaba byiza, nk'imyenda ya niro, imyenda iguha ubwisanzure mu miryamire yawe. Ukirinda urusaku. Urusaku ntabwo ari rwiza iyo umuntu aryamye, bituma umuntu aryama ashigagurika, telefone ukayishyira kure ku buryo itagukangura, radiyo ukayizimya, ibintu byose by'urusaku ukabishyira kure yawe. Ukirinda ubushyuhe bwinshi, kandi ukaryama ahantu hari gahunda, hasukuye, ibintu biri ku murongo, bituma uryama neza. Ubushakashatsi bwakozwe bwabonye yuko abantu baryama ahantu hari akajagari, bituma no mu mutwe nyine haba akajagari, umuntu ntaruhuke neza. Ikindi wakwirinda ni uko mbere yo kuryama wakwirinda ibintu biza kwangiza ubwonko bwawe cyangwa butuma ubwonko bukora cyane, nka droge. Hari kafe nayo burya ituma umuntu adasinzira neza. Hari mukaru nayo ibamo ibintu bituma umuntu adasinzira neza.
Ibyo byose byagufasha kuryama neza, inzoga zikomeye ukazirinda mu gihe mbere y'uko uryama. Ntabwo ari byiza nanone kuryama uhaze cyane, ngo mbere yo kuryama urye, yego hari igihe hari n'abavuga yuko kuryama igifu kirimo ubusa nabyo bituma umuntu adasinzira neza, ariko nanone ntabwo bivuga ngo ugende wuzuzemo bya bintu binaremereye cyane biha akazi igifu. Igifu kiba gikeneye kuruhuka, ariko nugiha ibintu bikomeye bigenda bikakugara ntabwo uza kuryama neza, kandi nanone ukarya byinshi bituma igifu cyawe kiba kiri mu kazi, bityo ukaruha kandi kigakomeza gukora nyine wowe ukeneye kuruhuka. Bishobotse rero warya kare, no kurya kare ni byiza, bituma igifu cyawe gikora akazi ko gusya niba ukeneye no kurya, noneho ukaza kujya kuryama nta kandi kazi igifu cyawe gifite. Kwirinda urusaku ibyo twabivuze, kwirinda ubushyuhe cyane, ariko nanone n'ubukonje cyane nanone ni hagati no hagati, umubiri ntabwo uba ukeneye gushyuha cyane cyangwa gukonja cyane, kuko ubu iyo uri mu kuruhuka ubwonko bwawe buba bukeneye kongera kwisubiza, bukaruhuka bukongera bukaba bushyashya. Ikindi kintu ugomba gukora ni uko wagena ahantu uryama, ukahagenera icyo gikorwa gusa cyo kuryama, ntuhakorere ibindi bikorwa, ntuhakorere iyindi mirimo, kuko burya iyo ugiye mu cyumba cyo kuryamamo ubwonko bwawe buhita bwumva nyine ko ari igihe cyo kuryama, ariko niba ujyamo uhakorera n'ibindi mirimo, ubwonko nabwo buzabyakira nyine ko banesesaroma ko iyo ugiye mu buriri ari uko kuryama, nabwo bubifate nyine nk'ibintu bisanzwe ntibwitegure. Ariko niba warageneye uburiri bwawe gahunda yo kuryama, uba ufashije ubwonko bwawe kumva yuko ari umwanya wabugenewe wo kuryama, noneho igihe cyose uzaba ugiye ku buriri ugiye gusinzira, ubwonko nabwo buhita bwitegura ko ari igihe cyo kuryama. Kuryama rero ni byiza, bituma uruhu rwongera rugasubirana itoto, uruhu ruba regenere, rukongera rugasubirana ubuzima bwiza, kandi butuma hari imisemburo, nakubwiye imisemburo ijyanye nka melatonine, imisemburo ya cortisol, hari imisemburo igenda igafunga inzara, kwa kundi umuntu aba yumva ashonje. Iyo noneho mu gihe cyo kuryama burya ntabwo kenshi umuntu yumva ko ashonje, ushobora kumara amasaha 12 rwose uryamye nta nzara, nyamara ku manywa uzarebe umara amasaha 6 cyangwa angahe ukumva urashonje, ariko nijoro urugi hari rutuma wumva iby'inzara ruba rwafunze. Ikindi rero kikumariye akamaro k'ibitotsi ni uko umubiri ufata kiriya gihe ugakora detox, bwa burozi na bya bindi bidafite akamaro cyangwa bishobora kugutera izindi ndwara, umubiri uprofita kiriya gihe ukabishyira hanze. Ku bana rero ibi wenda nabivuze kare, ku bana ibitotsi ni igihe cyiza cyo gukura. Umwana iyo asinziriye burya aba ari mu gukura, rwaba ari uruhinja, rwaba ari umuntu w'umwana uri munsi y'imyaka 16, 17, igihe cy'ibitotsi gituma rwose umuntu akura, amaserire akongera akaba regenere, akaba amwe agapfa nyine hakavuka andi. Ibyo byose bikorwa akenshi iyo umuntu asinziriye, impyiko
impyiko, umwijima, byose bigasukurwa umuntu akamererwa neza. Ikindi rero ibitotsi bituma umuntu agira bonne humeur, akamererwa neza, ku munsi ukurikiyeho ukabona ntabwo afite umunabi. Naho iyo umuntu ataryamye neza ashobora kugaragaza ibimenyetso by'umujinya n'umunabi, no kutita ku bintu kubera ko nyine aba ananiwe, aba atasinziriye. Ibi bikanyurana rero na wa wundi utasinziriye, uba utameze neza. Ni byiza rero ko umuntu aruhuka. Noneho rero mu gihe aryamye hari ibyo kwitwararika, nyine umuntu akaba yakwirinda urusaku, kandi n'abandi bamukikije bakamwemerera yuko yaba asinziriye, bakirinda urusaku, bagatuma umuntu aruhuka. Muri rusange rero ni ibyo ngibyo bijyanye no kuruhuka. Kuruhuka ni ingenzi. Umwana mutoya akaba agirirwa inama yo kuryama nibura amasaha 12. Ibyo birikora, umwana w'uruhinja keretse ufite ikindi kibazo cy'ubuzima araryama rwose, wareka akaryama. Ntabwo ari byiza gukangura umwana, na kwa kundi bavuga ngo nanga umwana ngo yasinziriye atariye ngo reka mukangure ngo abanze arye. No, iryo ni ikosa rikomeye cyane. Umwana ugomba kumureka agasinzira akaza kwikangura, ukamuha ibiryo, kuko kwa kundi kumukangura ibitotsi uba ubihagarikije kandi byatangiye. Burya ibitotsi biba bifite ukuntu bikurikirana. Hari ibitotsi byorohereje, hari ibitotsi umuntu arotamo, hari ibitotsi umuntu agiye gukanguka, hari n'igihe yakangutse. Kuza rero ukamukangura ngo umwana usanga na bya biryo wamukanguriye atabiriye, nta kintu bimumariye. Noneho se umwana uramureka, ahubwo ugafata ingamba zo kumugaburira kare, noneho akaza kuryama akaruhuka, kuko umubiri we uba ubikeneye. Umwana rero aba mutoya, aba ashobora kuryama amasaha 12 cyangwa se 8. Wa wundi umaze gukura, kakana kamaze gukura, agomba kuryama amasaha atari munsi y'8, 9 se bishobotse byaba birushaho kuba byiza. Umubyeyi agasabwa kwiha gahunda kugira ngo umwana aryame igihe bihagije, kandi ku manywa agakina ku buryo aza kuryama rwose ananiwe, ahita aryama agasinzira. Umuntu mukuru rero nawe kubera impamvu z'ubuzima agomba gukora, agomba kwita ku zindi gahunda z'ubuzima. Bimushobokeye yaryama amasaha 7, byanashoboka akongeraho kugira ngo aruhuke bihagije. Ibyo rero ndakeka byagufasha kuruhuka, kandi byagufasha kumva akamaro ibitotsi bifitiye umubiri w'umuntu. Umuntu utaryama bamwita ko ari insomniac, akaba ashobora kubikora ku bushake bwe, ariko hari n'ubigerageza kubera indwara yarwaye cyangwa n'imiti afata, ugasanga yabaye insomniac. Umuntu rero icyo gihe cyo kuryama, cyo kutasinzira, cyo bakita insomnie. Ndagushimiye rero wowe ukurikiye kino kiganiro, ndakeka kigufashije. Ukomeze kubana natwe. Ndabasaba mbinginga abantu batari bakora subscribe kandi bakenera kumva ibiganiro byacu, mudufashe rwose tuzamuke, tubone abandi badushyigikiye, tugire umuryango muremure. Mukore subscribe, like na share, kandi abafite ibitekerezo, ibyifuzo bindi by'ubuzima bashobora kwifuza ko tubaganirizaho, mubyandike kuri comment zacu, bizatugirira akamaro kanini. Murakoze rero. Njyewe wabategura kino kiganiro ukinabagejejeho nitwa Celine, urubuga ni Ntayoga. Murakaraba.